Ditesha. Ni sawa yandirodiwe. Mana. Ubona ruferini wanje wahageza ruferini. Ahubwo se kutanda ku rubundo njye urampasi. Ibiki birakuri ibindi waje cucu. Mereza yanjye. Mereza. Amafaranga yanjye uzanyishura ryari? Nuzi ko ukwezi yageze. Ese buryo ukwezi kwaruzuye baba we. Bitewe n'ibibazo umuntu aba afite ntago ababyibuka ariko humura amafaranga yawe ndimo ndayagushakira. Cyiza nuko ugiye kuyashakira CH. Cyiza nuko ugiye CH. None se CH ko hagiye abadwara inyenda umurwayi. Kanyari je wagiye muri muri. Ko nsanzwe nkwishyura neza uri kumbo. Ese ubundi kutama amafaranga yanjye ubundi uzi ko uriya muryango uba ni wese na hasi. Ubu tuvugana mu mufuka nta n'ijana mfite. Nta n'ijana pe ubuse nkubwiza iki ko nta n'ijana mfite mu mufuka. Ibiki n'ibindi bidafite abafa. Nazuba ibi ni ibiki wambesire. Amafaranga ushaka kujyana uzi mu Rwanda nayakoreye wowe. Nta mafaranga naka kanya ubaka kanya nanjye nje nawe tugiye gukora fight. Nase kwishyura amafaranga nyakuri mariko. Dimanga banze uvuga umubare wawe. Rakora. None kiriya kizu cyawe kirana verega. Ndara amaguru ari hejuru musu guteka si nyama zanyu iriya n'umunyu mwinshi watoboye amabati. Ahubwo wereka nkwereke. Nga ni mabi koko igutuma serera nawe wambese. Ngaho yajyane randiro. Ubwo nizere ko ideni na n'inkuru muri. Oya na ahubwo kandi aya ngara yicaye nayi guti. Kugenda wagisenze ko kimeze n'ibikoste. Yango kirara kirya inuzi. Nebiko wakibarane mu bikositemo n'ibikaruvati. Yango singegera.